Nduba. Kinyinya nako ni akarere se buriya ra? Akarere hari akarere ka Gasabo. Gasabo Kinyinya ni umudugudu. Kinyinya ni umudugudu? Oya akarere utundi tatwibagiwe. Muri dutanu wizi akarere ka Gasabo gusa. Mbo umunsi wagarukiyemo kangahe wiga? Mu wa gatatu. Umunsi ugira amasaha angahe kugira ngo umunsi urangiye? Ntabwo ngendenza amasaha menshi, amasaha 5. Umunsi ukaba urarangiye? Umunsi wanjye ukaba urarangiye, akomeza undi munsi. Oya ndavuga umunsi mu buzima busanzwe guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Haba haciyemo amasaha angahe? Ndakomeza n'ubundi amasaha nkayakomeza, asoza amasaha yanjye nimugoroba. Ubu ndacyakoresha amasaha kandi nibyo nshaka kugira amasaha. Twakubajije amasaha umunsi ugira? Amasaha ngira ukwezi kugira iminsi ingahe? Ukwezi kugira iminsi 10. Iminsi 10 ukwezi ukaba kurarangiye. Ubwo iyi minsi ishize nyiri byondo aza kukwaka amafaranga? Nyiri byondo abambwira ati ngo ukwezi kwarangiye nyishyura. Buri minsi 10 ukishize barayakwaka? Baza kunyishyuza kandi ko nyiri byondo usa guhenda. Wiga se ibyo bintu waba warabyize cyangwa nibyo weho wiyumviye yuko ukwezi gushobora kuba kugira iminsi 10? Nibyo niyumviye ko ukwezi kugira iminsi 20. 10 wari ubikuye? 10 nyine none se ko ibyo bawumva kandi ibyawe se wizera ni ibihe? Ibyo nizera ni iminsi 20. Okay, dusoza wenda tuzagaruka kuri kino kiganiro. Ni iki wabwira abantu bari bakurikiye channel Kamatoki TV by'umwihariko n'abantu bose bazareba kino kiganiro wakoze? Icyo nababwira bajye bakomeza bareba ibiganiro byanjye kandi tuzajya dora tuhereza n'ibindi biganiro byinshi. Ni iki wasaba noneho abadukurikiye? Icyo nabasaba ko banshakira umuterankunga mu bijyanye n'iki? ngo kubyina. Oya ibyo ndabihakanye ntibazamugushakira. Uzi impamvu mbihakanye? Ntabwo tuzi nimba uzi kubyina. Twakubwiye ngo ubyine umuntu arebe niba ufite imana. Urareba kubivuga gusa byaturutse umuntu nko mu ntara y'amajyepfo akaza kugushaka. Utigeze ubyina ngo abibona ngo avuga turiya mwana azi kubyina? Ntabwo ari icyo ngicyo nababwira. Icyo nababwira ni uko buri wa gatandatu tugira umukino dukina mu mujyi. Abawukunda cyane buri ku wa gatandatu bazajya baza bakareba uwo mukino. Arakoze rero ni Ndayisenga Baba mu kiganiro twari twagiranye. Njye na Nsabimana Jean Bosco kuri kamera. Reka mbasabe gukanda subscribe ndetse mwibuke no gukanda notification kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi mujye mubibona. Uyu ni Baba rero mu mateka ye y'ubuzima tugenda tuyegarukaho buri munsi. Hari n'igihe tuzakenera ko noneho dukora shoot movie y'ubuzima bw'uyu mwana kugira ngo n'abandi murusheho kumwigiraho, murusheho rero kugira ibihe byiza cyane.